Turongeye turabasuhuje bavandimwe nshuti bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, nk'uko mubimenyereye tuba tubagezaho imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa kandi ku giciro cyiza cyane. Nk'uko rero muri kubibona ku mashusho yanyu, tugiye kubatambagiza iki gipangu. Ni igipangu cyiza kandi cyane kiri ku muhanda. Murabona yuko hinjiramo imodoka, habasha guparikamo imodoka zigera kuri 3 zose. Iki gipangu kikaba kirimo inzu enye, amazu 4, kandi yinjiza amafaranga menshi kandi amazu akoze neza cyane. Iki gipangu rero mu by'ukuri kirimo amazu 4, kiri mu karere ka Kamonyi ahazwi nka Kamuhanda cyangwa se ku Ruyenzi. Kamuhanda rero murahazi mwese, ubucyambuka Nyabarongo utangiye kuzamuka ujya ku Ruyenzi. Iki gipangu niho kiri hafi cyane ya kaburimbo. Iki gipangu rero kirimo amazu 4. Inzu ya mbere nk'uko muri kubibona ku masikrini yanyu, inzu ya mbere nini ikaba ifite ibyumba 4, douche na toilette, salon, salle à manger ndetse na cuisine nziza cyane yo mu nzu ya yindi nyine igezweho iri moderne. Inzu ya kabiri rero ikaba ifite ibyumba 3, ikagira douche na toilette mu nzu, ikagira salon, ikagira ndetse nayo igikoni cyo mu nzu, igikoni kigezweho cyiza cyane. Hanyuma inzu ya gatatu, nawe kuko nababwiye yuko harimo inzu enye, inzu ya gatatu yo ikaba ifite ibyumba 2 ndetse na salon. Noneho inzu izari iya 4 ni boutique iri ku muhanda ifashe kuri icyo gipangu, nayo muraza kuyibona nk'uko turagenda nyine tubatemberera tugenda tubereka izi nzu. Muraza kubona ko hari na boutique ku mashusho nimukomeza mukitegereza neza. Izi nzu rero zikaba ari imari, ari inzu ziri ahantu heza, zikoze, zirimo ibyo byose mwumvishe bigezweho, zirimo amakaro, zirimo amaparafo meza, ziri mu kibanza kinini. Ni inzu nziza kandi zihendutse kuko turi kuzigurisha amafaranga make cyane atari menshi ugereranyije n'agaciro k'ikibanza n'agaciro kazo naho ziri. Izi nzu rero muri rusange ngira ngo murabibona, ibyo ngenda mbabwira byose aya makwizine yo mu nzu muri kugenda muyareba. Izi nzu rero muri rusange zikaba zishaka miliyoni 50 zose hamwe. Nuvuga iki gipangu cyose gishaka miliyoni 50 z'amanyarwanda, ariko ziganirwaho, ziri negociable. Si ibyo gusa rero nababwiye inzu uko zigiye zimeze, zifite ibyikoni byo mu nzu, amatoilette, biki byose. Buri nzu muri izi nzu zose uko ari 3, izi zo guturamo nizo mvuga kuko nenye harimo na boutique. Izi 3 zo guturamo, buri nzu igiye ifite igikari cyayo, ni ukuvuga buri nzu igiye ifite douche yayo yo hanze, ikagira na toilette yayo yo hanze, naho banika imyenda hanze, n'igikoni hanze. Buri nzu igiye ifite igikari cyayo. Bivuze ngo aba bantu nta hantu bahurira, kandi buri wese agiye afite ahantu he yinjirira. Iyi ni inzu ya kabiri yindi y'ibyumba 3 na salon. Ni konoshi nziza cyane. Buri muntu wese agiye afite ahe yinjirira, buri wese akagira igikari cye. Murumva rero yuko ari imari, ni imari. Izi nzu kandi ubu tuvugana zikaba zinjiza amafaranga 400,000 ku kwezi kumwe. Yo zose hamwe zinjiza 400,000 ku kwezi kumwe. Bivuze ngo ubishatse wazishyira no ku 500,000. Byose birashoboka cyane yuko abantu baba muri izi nzu n'abantu bagiyemo zicyuzura, ariko kandi ntiwabura n'utundi tuntu ugenda ukoraho hanyuma bikagufasha kwinjiza menshi kurushaho. Izi nzu rero zirashaka miliyoni 50 nk'uko nabibabwiye. Ntabwo zikwiriye kugucika, nyabuneka nk'uko uri kubibona, kuko ni imari kandi cyane. Wowe waramutse ukunze iyi nzu rero, cyangwa se wakunze iki gipangu ushaka kukigura, waduhamagara kuri za nimero zacu mumenyereye muri benshi, arizo 0788 48 67 97, cyangwa se ugahamagara 0781 2 inshuro 3
0123. Si ibyo gusa rero kuko ushaka kudusanga aho dukorera hano mu mujyi wa Kigali rwagati, ni mu nyubako ya Centenary House, ukazamuka muri etaje ya 2 ugisohoka muri esanseri uhita ukata iburyo bwawe ugahita ugera kuri Nzuri Business Group Limited, aho ushobora gusobanuza buri kintu cyose kijyanye n'imitungo itimukanwa. Iyo ni ya annex rero, izo ni za annex, ni bya bikari bya buri nzu nagiye mbabwira. Nimukomeza kwitegereza neza amashusho muragenda mubona ibyo nagiye mbabwira byose. Ushaka kudusura no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Twitter, Instagram, Facebook page, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni karibu cyane rero, iyi mari nyabuneka ntikwiriye kugucika. Ari nako kandi tukwibutsa gukanda subscribe. Ukanda subscribe wowe utarabikora, ukore share kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, 5 kuri 5, tubashe kubana kandi mubashe no gusobanukirwa byinshi birushijeho ku bijyanye n'imitungo itimukanwa. Turabakunda cyane rero, iwacu muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze.